ibyo byo kuvuga ngo ujye ufata neza imiti sibyo gusa nyine ngewe ntayo mfite nkuko wari ubimbaje ikindi neza none se wemeye gutunga umuntu wanduye ibyo nta kibazo mbese abantu banduye sida ni ngombwa ngo kuvuga ngo abagize wenda hari ukuntu uba uyifite cyundi atayifite si ngombwa kuvuga ngo niba ufite sida urugero mu gihe ntabwo nzabona umuntu utayifite ntabwo ari ngombwa nabwo kwivura sibyo ntimukumve ko mutari abantu nyine muba muri abantu kuvuka muyifite ntabwo ntamwe ari mu mwabigizemo uruhare gusa cyakora kiri umuntu mwiza aho yanda nasenga uretse kuba umuntu mwiza uko ndi kukubona ari ku meza no ku mutima byambera byiza none ku mutima nakarusho kurusha inyuma cyane birashoboka aho siniki kidashoboka utakishije cyangwa uri nka babandi baje kubabaza umuntu segasiga ahubwo njyewe ibyo byo kuvuga gutyo njye noneho kuba ntambwije ukuri icyo kintu cyatuma ngukunda cyane sibyo okay nta kibazo rero ubu ngubwo hari n'utuntu umukecuru arantumye gato ngiye kubanza nukore n'inzongera kunyura hano uzaza nkuvugishe gusa nta kibazo ntukihebe ntiwumve ko utari umuntu sibyo washyizemo nimero nta kibazo ningeraho ndatamwamagara tumva mwana we nta nubwo yaza ngo amfashe papa uze imeze kuri kudishari ego sharira ahubwo kuba wibije hehe amfasha kuko utaje kumfasha ubona yuko ari nje kandi urataburye bigire Subiza ko kurya aribyo bya mbere ngo kurya nibyo bya mbere ubu kandi mukanya uzaburi kumbwira ngo urashaka kandi sa uza nkubwire umaze kunanira mu buryo bwose uziko element yashize hanze indirimbo iri kubikora mbese byabari kuvuga umuntu aramubwira ngo ajye gukora ahubwo ngo bashyize hanze indirimbo ubu sibyo nibyo bizagutunga amuze uziko element iyi ndirimbo yakoze izina ry'Imana iyo ndirimbo ya mbere uyu munsi nubikora mu sinzi ko ako papa papa niza tukora mbariko ukazishaka uzajya uhora uzerera njye nagufasha fata umuhoro ariko ibingibi urimo gifata gira gutya n'umuyobozi gira gutya ariko kera utaragira umva ako mutefite n'ibintu ngiye nshaka kugira nubwo ngiye kugufasha ibintu nshaka kubwira kandi ni muri mbere impamvu ndi kugufasha nikora akantu nunguze buriya nagahari ntabwo nagufasha nyine urebye umukobwa nyine ahubwo ikintu yambwiye ni ikintu nshobora kukikubwira wowe ntukemere neza ugasanga urukundo rero numva ari cyiza ndakira ariko gusa nyine azaza no kunsura nuwaha yarajya umuturanyi impande yo kwa abantu uze kwa ba Eric ariko gusa nyine ikibazo afite yahuye nacyo ariko nawe ntabwo ari bwe yahuye n'ubwandu bwa sida ngo yavukanye ubwandu bwa sida oya muze nta kibazo subiza aho urikuye ngo umuze nukumva ko ibintu byose bidashoboka ndetse kuba yaravukanye ubwo bwandu ni wowe wavutse nawe abishaka nose wowe nawe waranze ugenge ndi muzima nose kubera icyo ugomba kuzana uwandu niko ari we nakunze nta bandi bakobwa bazima bahari ku buryo ugomba kuzana uriya mukobwa abo ntabwo mbabona ku rutongoreye ni ukuri kw'Imana bamukunguwe kandi nakubwiye ariko sibyo uzanzanira mu rugo ahubwo mbwira niba uri kubyemera cyo utari kubyemera nabyo mbimenye kuko uriya mukobwa ndamukunda ntabwo ubyumva akira n'ibihoro byawe usigare mu ndabeze sigara wenyine kajya no kumureba wowe nabuzwa ni uratahuze kugabuza ntabwo abasore boy kigiye mana bamaze kurambira ni sawa nari biniriwe neza nawe ndi kumva wiriwe neza ariko ni sawa ushaka kumenya uko nambaye ntubirebe
iwanjye i ndikubwira ngo i ndi impande y'iwanjye hepfo ku muhanda i bahatanze tukaganira hano mu bucaca bw'iwacu sawa kanje hano kuri Yerite ni sawa babanguka nabo kumbuye kandi nta kibazo isi yuto eh baby ninagukumbuye ninagukumbuye cyane maze ute ntabwo nari tuzi ko ngukunda twarutinye n'ijwi rimwe kubera ukumukunda oya ntabwo nkugategura yombi ushyiramo n'ibikazi oya ntabwo ari ibikazi nyine nyuze aha ngaha ndi kwiga ibintu uvuga ati kanze tuzi baby nkuko nangaje akubona iyo ndi gukubona numva ari ibintu ibintu byose bigaragara neza wambaye neza kandi ntabwo ari cyane nkaho ni ukuri wambaye neza none witendeye neza wigema neza ahubwo utajya gusiga ku cyumweru buriya hari impamvu abitera okay ebe nta kibazo nyine nimba ducamo nyine kuko nyine nenge hahe nyine tunenge kuza kwishyura ramenye ubwo rero nyine ndavuga ati ntabwo nagiye nata kubona ambaka gusiga bebe ni ukuri nawe mukunda ngambwira ngira akamuteza none se nawe ndi kubona neza neza tuzi mbona ngo ukunda bibona ubwo twahuriye mu muhanda nyine nta kibazo kuko nyine ndi kumva uzapanza z'inshyizi nta kibazo ajya ari ukuri kuko nari ndi nko mu rugo ariko kugomeshamo amata gukubita sibyo babaye nyine ubwo ngubwo nzaza kuvuga n'ijambo sibyo baby bye gusuri mwiza singo bye tuzongera dusubire Kevin ya shasi umeze utemwa shani gake gake babiri kugenda tunaturatu ni iby'iyi minsi ni by'urugo nta kundi nyine nese umuntu yabigira biba byacanye byamenye gahanda kabisa wowe imeze ute yewe se nta muhungu nyine usa nkaho agahinda wabyihora ubona izuba Kevin yoye shari baruwa riraye mwa ambia se kumera ko ubundi wishimye oya ibaruwa riraye gusa wowe noneho nawe uranangaza hari ibibazo bya buri munsi ibyishimo noneho ni ibibazo bitazigera bihora n'ibyishimo na rimwe mu buzima bwanjye bwose numva nayo ubwo bose wahora ni ejo bundi ngira gutya ndarwara ndarimba gapfura niba yari gapfura se ko bayihari gakira ubwo ngira gutya ko ka mituweli ko ndagahorana morana mituweli rwose uko umwaka ushize ndishyura ndabona ubuzima bukomeye ubwo rero ngiye kwa muganga wa zampi bagira gutya bansanganye what kandi bwa malariya bwaki yasiga ibi rero abanye neza ari umuhungu wanjye uye twe Kevin ni ibibazo wisakira umuhungu kimbabaza sida nzi ubwo bayihute muganga ati rero wa muhungu we tumaze kubona ibipimo byawe ibisubizo byawe bije kwihanganira ibisubizo tubona ese mugani ka malariya mumbonyemo ati icari tubanze tuganire turaganira araje arambwira ati wihangane ibisubizo byaje
usanze ubana n'ubwandu bwa sida ni ukugira ugatangira imiti hakiri kare. Ese frere Nahise ngwa muri koma ni cya gikobwa kubwira ni cya gikobwa ngo ni imbabazi nta n'ikindi. ntabwo binunguye rwose kwiruka mu bakobwa byawe ngaha buri munsi wafashe warekuje sha Kevin ubu ndi kwicuza ari mbizi pe ntabwo binunguye. Pamela rero nawe Pamela yiboneye undi muhungu bakundana amwemerera ko abana n'ubwandu. Ejo bundi wahura n'iki ejo bundi byihorere nagiye kubona mbona tasingezeho nibonye mbona ni ya Pamela n'undi muhungu ngo turagutuye none ubu nabuze ibyo mfata n'ibyo ndeka niba gusa njye ndiyahura wagiye kumureka wowe nshaka kwiyahura nkapfa bikarangira. Rero wayigize nta kundi nubwo hamwe wumvirize nta kundi nta kundi duhaguruke twigendere njye no kureba tugende ubushera ndakugura akabyeri winywere n'ubundi Yes, biteze mezutese makuru wicariye hano wicaye aha ngaha. Nanjye mvuye mu rugendo nari nagiye kureba imirimo. uve mu mirimo byiza cyane. Mbese amakuru ni meza ni yaya numvise cyagiye twaganiye kuri cya kibazo wabyemeye bose wabigenje kuko nta kubuza umukunzi ngomba ahubwo ngaho turi kujyana neza. none se ubwo uri gutegura nka ryari nyine kuko twe twapanze mu kwa karindwi niho niho twe twapanze ahubwo sinzi impamvu niba wabyemeye cyangwa utabyemeye. nta kundi nabigenza buriya narabyemeye none se ko nanjye ntashaka kujya ngo ube ingaragu y'aho ngaho utagira umugore. yumva yarega nicyo ngukunda erega nanjye urabona ndakuze mfite gahunda yo kwifatira umwanzuro nkavuga ati mwamenye uwo nkunda nyine n'udakunda sibyo gusa nyine niba ubyemeye tuzabipanga tujye iwawe w'umukobwa tuba kujya iwawe w'umukobwa nyine mu biganireho uko bikomeza. nanjye ni wa mukobwa ngo utuye ngo kandi kwa Kalisa hepfo ya umukobwa mufite ubyibushye ukuntu nyine ese kwambwiye ngo abananuka nkabona ari na papa wasanga nawe waramugiriye irari nk'ubwo uri muzeyi. oya ntabwo birangiye ese ko kuvuga ngo azaza nawe ntabwo tubwizira gusa nyine papa nyine uriya mukobwa ndamukunda pe kandi ikindi nyine akuba nyine wabyemeye reka dutegure mariage maze tuzagenda ibindi tubikora. ndabikwemereye nta kundi nabigenza uretse ko nta kwicira gahunda. Nta kibazo nyine ubwo ndaje muhamagare mubwire ko tuzabipanga tukajya kugira iki tukajya kubasura sibyo. ndi kubona no kumpamagara ahubwo kanze mwitaba kanze mwitaba ntiwaba undi kujeze nkigira mu kazi. nta kibazo kanze mvugana nawe. Hello baby ndi kuvugana na papa nyine.